Yes, reka dukomeze na episode ya gatandatu. Ndetse muribuka ko abangaba ibyabo byari bimaze kuba byajya ahagaragara cyangwa se byajya hanze. Umugabo ari kuba yavuga ati se niba ufite ukuri turabasha kuba wakugaragaza gute? Ati se urakeka ari runde uri buze kuba yamfunga? Uyu yari supervisor wari utangiye kuba yakinyuraguramo ndetse ari kuba yavuga utugambo twinshi. Muri ako kanya niko kuba bakumva ijwi rya Kim cyangwa se nyakubahwa Kim wacu. Ndetse ahangaha mwibuke neza ko umusore wacu Assistant Jimmy yari yazanye telefoni iri kuba yahamagara cyangwa se iri ku murongo ari kuba yakumva ibiri kubera aho ngaho byose. Yatangiye kuba yababwira muri ako kanya ati burya ni ibingibi mujya mukorera abakozi mwibwira ko ari ibanga rikomeye. Ati rero akanya ukabashe kuba kagaragara, ati mwagiye ahagaragara, ati gute ibingibi byose byagiye kuba bya muri kampani yacu simbimenye. Supervisor ahangaha yatangiye kuba yajebeka iminwa atangira kuba yasaba imbabazi avuga ati nyakubahwa Kim, ati mbabarira rwose ntabwo bizongera kuba byaba, ati ntabwo ari njyewe wabibashije kuba nabikora, ati byose nabitewe n'umukobwa uri ahangaha Teri nawe ahangaha nibwo yumvaga Supervisor atangiye kuba yamuvamo. Ndetse mwibuke ko ahangaha Teri wacu we yari yagiye kuba yatanga kuri purizo bamupurije ndetse bamubatuye ibintu babikubise babirangije babimennye. Yatangiye kuba yasaba imbabazi yihanukiriye ari kuba yabwira umukobwa wacu ariko Alisa niko bambwira ati ndabarambiwe, ati maze kuba narambirwa mu by'ukuri, ati njye sinshaka kuba nabana namwe cyangwa se nakorana namwe, ati kuko muranzengereza. Ati ejo bundi nibwo mwari mwavuze ko mwansabye imbabazi cyangwa se nibwo mwari mumaze kuba mwansaba imbabazi, ati bibashe kuba byakubaho, ati uze kuba wabyirengera ni amakosa yawe. Mugenzi aba bantu ubona ahangaha bari barazengereje uyu mukobwa wacu, niko kuba anuza Assistant Jimmy yahamagara abashinzwe umutekano ataba abantu muri mwabakura ahangaha, ati mubajyana aho bagomba kuba bari, ati izi nzererezi rwose mujye kuba mwazifunga. Ibya Assistant nako bya Supervisor wacu naho ngaho byabashije kuba byarangira ndetse na wa munyamanyanga wacu Teri abandi basigara ahangaha bavuga ati rwose bariya abantu bakwiye kuba bahanwa, ati ibyo bakoreye uyu mukobwa wacu Alice ntabwo ari byiza habe na gatoya. Jimmy yasigaye aseka ahangaha niko gukomeza reka telefoni iri kuba yavuga. Mr. Kim niko ko yababwira ati umushinga w'uwo mukobwa rwose ndawushimye ni mwiza, ati kandi akwiye kuba yahembwa igihembo, ati ahubwo niba bishoboka vuba ahangaha turaza kuba twabashakira undi mushinga cyangwa se indi projet muba mwakora, atari kwa hagati aho nguwo Alice tubaye tumushimiye by'agateganyo. Wibutse neza nyakubahwa umusore wacu Kim niwe wari uri kuba wakora ibyo byose akimara kuba yakupa. Umukobwa nawe yise isohoka gatoya ariherera arangije atangira kuba yamuhamagara ambwira ati sheri atuzi ibyabaye, ati ni ngewe wabashije kuba natsindira wa mushinga cyangwa se ya projet ya Waterfront Garden, ati ni ngewe wahisemo rwose, ati kandi ndabizi neza ko ya mafaranga cya gihumbi ndibuze kuba nagitsindira, ati ubwo rero urumva njye n'umuryango wanjye nawe urimo tugomba kuba twasohoka uyu mugoroba. Umusore niko kuba yambwira ati yego rwose nta kabuza ndaje mbe nagira icyo nkora nanjye, ati ndaje mbitegure. Barakwereka bidatinze umuryango wacu cyangwa se ka gafilimi kacu twikundiye kaje kuba kasohoka, kaje kuba kaserebura muri cya gihombo umukobwa wacu yabashe kuba yatsindira mu mushinga yakoze. Kim yatangiye kuba yamubwira ati aha hantu rwose harasa neza ni heza. Umukobwa niko kuba yamubwira ati ariko harahenze. Kim nawe niko kuba yamwitegereza arangije araseka. Umukobwa ariko yambwira ati nubwo hahenze, ati turaza kuba twahakonsoma kuko amafaranga turayafite, ati kandi nizere ko n'abana banjye bari buze kuba bakishima. Alice we ntiyari yagasobanukiwe neza ko umugabo bari kumwe ahangaha ari we papa w'aba bana bari kumwe. Kumbe manager wa resitora yaje ahamagara ati nyakubahwa Kim, ati nyakubahwa Kim. Umukobwa Alice niko kuba yagwa mu kantu avuga ati wahamagaye nyakubahwa Kim? Manager niko kuba yakongera ati yego rwose, ati nyakubahwa Kim. Umusore yatangiye kuba avuga ati ahari ni nako kanya ngo ngombe kuba nabwiza umugore wanjye ukuri. Umukobwa niko kuba yamusubirisha muti wahamagaye nyakubahwa Kim? Ikigoryi niko kuba cyakongera kiravuga ati yego rwose, cyanditse amenyo aho ngaho kibona nta muntu uri kuba yaseka. Ndetse mwibuke umusore wacu yabwiye Assistant Jimmy ko adashaka ko umukobwa abasha kuba yamenya imyirondoro cyangwa se yabasha kuba yamumenya none ahangaha. Manager wa resitora yari amurahurije
umukobwa niko kuba yambwira ati manager we, ati wibeshye rwose, ati wibeshye ku muntu, ati uyu musore ni umutwara manager Kim, ati ntago ari we Kim wamwibeshyeho. Manager niko kuba yareba igisore, niko kuba cyahumiriza, kirangiye kiramubwira ati vuga yego wakigoryi watikiriza. Manager niko kuba yagarura ubwenge aravuga ati mumbabarire kuba nari nibeshye, ati kubwo kuba nabibeshyaho, ati nibutse ko icyumweru cyashize yazanye Mr. Kim ahangaje kuba yarya, ati mu rwego rwo kuba nabasaba imbabazi, ati ndabinginze reka abasore banjye cyangwa se inkumi zanjye ziri ahangaha zibaherekeze kuri table mwicarire ndabinginze. Manager wari uri ahangaha, nitutaza kureba neza turataha turaburije da, turaza kuba twataha ibyacu bigiye hanze. Yageze ahangaha no kuri table bazaniye ko bareberaho kamwe bita menu bareberaho ibyo kurya. Arangije atangira kuba yahamagara ati nyakubahwa, kumva umusore yari yakibwiye ati wagiye wakigabo we ukareka kuba wanteza madamu. Manager nawe niko kuba yakanga, arangije atangira kuba yababwira ubwoko bw'ibiryo bafite aho ngaho ndetse bagomba kuba bakonsoma. Umusore yahise abwira manager ati igendera ibindi turaza kuba twabyitaho. Yabonye afite utugambo twinshi ari buze kuba yamuraburiza, niko kuba yabasigira mena aho ngaho. Umusore nawe afata mena arangije yehereza umugore we ngabe yahitamo ibyarya. Discarise kari kishimye kari kuba kabwira abana ati uyu munsi mama niwe uri bwishyure, ati ntimuze kuba mwagira ikibazo, ati ibyo dufata byose ndabyishyura. Kumbe we yatangiye kuba yasoma, arebye neza abona hari handitse ngo pilau rice asanga iri kugura 1280. Aravuga ati ariko nta ribi, ati amafaranga turafite turaza kuba twayishyura. Kim yari ari kuba yamwitegereza avuga ati rwose umugore wanjye aratangaje, ariko kuba yamubwira ati ahubwo reka mbanze kuba najya mu rwiherero, ati ndaza kuba ngaruka mu kanya. Kim yahise ahaguruka aho ngaho kuri table, arangije hasiga umukobwa yicaye ndetse ari kumwe na twa twana kumva kiri aho ngaho. Barakwereka ya couple yacu inoze ibintu ndetse iri kuba yaryoshya inkuru muri iyi minsi, ndetse iri kuba yagerageza kuba yakubita kuri ka kandi kakababaza abantu. Yahise iza ahangaha iritangira kuba yamubaza ati Alice uri gukora iki ahangaha? Alice niko kuba yababwira ati ntabwo mubona ko nasohotse n'umuryango wanjye, ahubwo nizere ko mutaje kuba mwakongera kuba mwambangamira, ati kuko nimereye neza. Umusore niko gutangira kuba yamubwira supervisor wiwe wari supervisor we, ati uri ahangaha uri kuba wakishimisha, ati kandi hataza kuba we ntituba twakirukanwe kuri kariya kazi kacu, ati none wowe uri ahangaha uri kuba waserebura mu mafaranga wabashije kuba watsindira, wabashije gukorera mu buhemu. Yari niko kuba yamubwira ati ese ibi ngibi uratekereza uzabasha kuba wabicika? Alice nawe niko kuba yamureba, atangira kuba yamubwira ati maskini disi. Teri niko kuba yamubwira ati ibyo uri kuba wakikora byose umenye ko bifite ingaruka. Alice yatangiye kuba yababwira ati kuba ndahangaha ntibibareba, ati ntabwo ari business zanyu rwose. Teri niko kuba yatangira kuba yamubwira ati ese ubundi umukene nkawe, ati gute wisanzwe uri kuba wagura icupa nk'iri ngiri rihenze rigura 800? Umukobwa Alice nawe niko kuba yakitegereza neza, arangije aravuga ati gute Kim umugabo wanjye yatinyuka kuba yanzana ahantu hameze gutya, ndetse hari ibintu bitabasha no kuba byakishyura amafaranga nakoreye. Disi ubwoba n'isoni byatangiye kuba byagataha, ariko umusore wacu ibyo yari ari kuba yakora cyangwa se yari ari kuba yapanga nta wari ubizi. Supervisor nawe cyangwa se wahoze ari supervisor wiwe niko kuba yamubwira ati ubu ngubu ngiye kuba nahamagara umuntu agusohora ahangaha. Niko kuba yahamagara manager, arangije batangira kuba bamubwira ati ariko uyu muntu mwakiriye muri resitora yanyu, ati muzi ko ibyo yaje kuba yakora ari ukubanduriza amadishi ndetse no kubamenera ibintu, ati se murekeka afite amafaranga ari buze kuba yakishyura ibyo ari bukoresha ahangaha? Ese abarozi cyangwa se abagambanyi nta namwe bazigira bajya? Alice niko gutangira kuba yavuga ati rwose nta mafaranga mfite yo kuba nabishyura nanjye. Manager niko gutangira kuba yamubwira ati ituze impore, ati ibyo uri kuba wakoresha ahangaha uyu munsi, ati nifuri rwose birishyuwe kandi turaza kuba twabikwishyurira nka resitora yacu. Ati turabizi neza ko uri umwe mu bakiriya ba mbere bakoresha serivisi z'ahangaha iwacu, ati bivuze ngo iryo cupa riri ahangaha, ati ni ubuntu rwose. Tere niko kuba yavuga ati ubuntu, ati gutera icupa rigura 800? Ati mwarihera umukiriya ubuntu? Manager niko kuba yabitegereza, arangije yitegereza umukobwa wacu aramubwira ati ntuze kuba wakita ku kintu uri bubashe kuba wakonsoma ahangaha, ati muze kuba mwafata ibyo mushaka, ati uyu munsi waguhaye poromosiyo rwose,
ati kandi tugushimira kuri serivisi ukomeza kuba waza kuba wakoresha ahangaha muri resitora yacu, ati turakwishimiye cyane. Alice ahangaha rwose we yari yakomeje kwisekera, ubwana niko gutangira kuba bwamubwira ati mama, ati turi abanyamahirwe rwose, ati turi abanyamahirwe, ati ntabwo wakumva ukuntu tubashije kuba tugiye kurya ibiryo by'ubuntu mo ahangaha. Manager niko kuba yahindukira arangije abwira abangaba ati ahubwo mwe musohoka ahangaha bitarakara bitaraba nabi. Manager niko gutangira kuba yahabahururiza, atangira kuba yahamagara sekirite ati musohore izi nzererezi ahangaha, ati muzikura ahangaha rwose. Uyu mukobwa atari cyangwa se niba bamwita umugore simbizi, ndetse we na manager we na kosori supervisor wiwe bari bahuye n'uruva gusenya muri iyi minsi, aho bari kugera bari kuba bamaganira kure cyangwa se babashwishuriza kuba bahava ntibahagume. Alice we yakomeje asigara ahangaha yishimye rwose yisekera, ndetse ari kuba yabona ibiri kuba byaba ku banzi biwe. Ndetse ahangaha manager wa resitora yahise amukubita agakarita amubwira ati turakwishimiye rwose cyane, ati ubu ngubu ubaye VIP client, ati uhawe amahirwe yo kuba waba umukiriya wo kuza ahangaha muri resitora yacu ukaba wafata ibiryo ku buntu rwose. Alice niko gutangira kuba yabwira umugabo we ati se sheri, ati wumvishe ibibayera, ati ubu ngubu ni twebwe bakiriya ba mbere b'iyi resitora, tugomba kuba twakonsoma serivisi mo ahangaha dushaka, ati byose bikaba tugabanyiriza igiciro ku ijana, ati kandi ibingibi ati biranyereka rwose ko ndi umunyamahirwe muri iyi minsi. Manager niko kuba yamubwira ati yego rwose niko bimeze, ati kandi nizere ko muri buze kuba bwaryoherwa, ati reka mbanze mbe nabazanira icyo kurya ahangaha, ati ni nanjye ugiye kuba wakibahereza, ati sinemera ko hari umukozi uza kuba wakibaha. Niba mwibuka neza, umusore wacu Kim yari yavuze ngo hari ibyo ngomba kuba najya kuba nakitaho. Niba yari avuye kuba yahinze ibyo ka manager kacu ahangaha, nawe wabasha kuba yabimenya. Mama yatangiye kuyabwira umugabo ati ntabwo nari nzi ko ndi umunyamahirwe bigeze ahangaha. Utwana ndiko kuba twabwira mama wacu ati mama, ati ayo mahirwe uri ko wavuga, ati nuko dufite papa ahangaha, ati papa kuva yaza mu buzima bwacu dusigaye dukunda kuba twahura n'amahirwe cyane. Kim we yakomeza agaseka, ariko utwana two twe twamaze kuba twabibona ndetse twabifotoye cyane, ndetse n'arisanga ibyishimo byakomeje kuba byamurenga, ndetse no ku muryango we birabataha. Bidatinze baratashye, barakwereka za nzererezi zacu zimwe zikomeje kuba zasekwa cyangwa se zasohorwa aho zigeze hose. Abangabo batashye bivugira ati ibiryo byariya byari biryoshye, kumba abangabo bo bari muri turashaka kuba twamenya umugabo nyakuri, ubundi uriya mugore ni iki, ashinzwe icyo akora iki. Kumba umugore yari kuba yakiganira n'umugabo we, abagambanyi bari kuba bavuga ati umugabo wese si umutwazi, ati ariko nanjye ndumva nshaka kuba nareba umugabo w'uriya mugore, ati kuko ntabwo baba bariye ibiryo by'ubusamo hariya, ati se biriya bintu birashoboka ubundi? Niko kuba baza birukanka cyane, ndetse batangira kuba bavuga ati Alice watwangirije ubuzima. Ikigabo kuba cyagira ahangaha cya supervisor niko kuba cyahamagara ati nyakubahwa Kim, ati nyakubahwa Kim. Alice niko gutangira kuba yakitegereza umugabo we. Supervisor niko kuba yakongera ati nyakubahwa Kim. Kim niko kuba yabwira ikigori ati va ahangaha burugende, ati va ahangaha. Terina we yararebye aritegereza, ubwoba buramwica, aravuga ati ibingibi ntibyashoboka. Alice atangira kuba yakibaza ati ariko kubera iki abantu bose bari kuba baguhamagara nyakubahwa Kim, ati biri guhurira hehe? Umusore yatangiye kuba yakibwira mu mutima ati ibyanjye mbanza byagiye ahagaragara, ati ibyanjye mbanza byasohotse mu mutiba rwose, abaturage bakaba bagiye kuba banyuta. Alice niko gukomeza amubwira tugombe kuba wambwira icyihishe inyuma, ati sari ikintu uri kuba wampisha. Umusore agiye kuba yatangira kuba yamubwiza ukuri. Muri ako kanya assistant wacu Jimmy niko kuba yaza yirukanka ahamagara ati bosi, ati bosi, ati nyakubahwa Kim, ati Kim rwose bosi arashaka kuba yataha, tugomba kuba twajyana ukaba wamucyura imuhira. Umugore niko kuba yahindukira arangije abwira umugabo we ati sheri, ati rero ubwo ngubwo tugomba kuba twafata taxi tugatahura dusanga mu rugo. Jimmy niko kuba yababwira ati ibyo ngibyo si ngombwa, ati ubwo mugiye kuba mwataha, ati bosi wacu yabateguriye imodoka igomba kuba yabacyura kubera ko umugabo wawe yari ari muri vacances, ntabwo yari yiteguye kuba yajya mu kazi. Alice niko kuba yahindukira arangije abwira sheri we ati sheri, ati ni iby'agatangaza rwose, ati tuze kuba twahurira mu rugo. Utwana niko kuba twambwira ati bye daddy, ati kazi keza kandi uze kuba wataha amahoro.
umugore nuko yavuye aho ngaho ndetse habuze gatoya, habuze rimwe ritanga abiri yari afashe umusore wacu Kim aha ngaha. Barasezeranye ndetse umusore asigara ahagaze aho ngaho ari kumwe na assistant Jimmy. Niko kuba yamubwira ati wa muswa we, ati ujye ucunga ururimi rwawe n'inshuro kandi ujye ugenda wihuta. Atuzi ko hari yabuze gato bari bamfashe. Jimmy niko kuba yamwibwiriye ati bosi, ati ariko kuva wahura n'uriya mukobwa cyangwa se uriya mugore, ati ubuzima bwawe bwarahindutse rwose, bwabaye ubunyunyusi. Ati ndabona rwose ibyishimo bisigaye ari ibyishimo. Ati yabaye nanjye nabashaga kuba nabona kuri ibyo byishimo byawe rwose. Ati kuko nsigaye nishima kubera ukuntu usigaye uhora useka. Ati ni iby'agatangaza. Bananga ibyishimo birahenda, ibyishimo birahenda cyane. Nubona umuntu ubasha kuba yaguha ibyo byishimo, uzamufate neza kandi uzamukomeze. Barakwereka abagambanyi bacu ntibashirayo. Baje ahangaha atera ari kuba yabwira sheri wiwe ati gute uriya mukobwa yaba yarabaye umunyamahirwe kuriya. Umukobwa niko kuba yamubwira ati nsubiza. Supervisor niko kuba yamubwira ati ndekura. Ati uratinyuka kuba wambaza ibibazo bimeze gutyo. Ati kubera wowe. Ati reba uyu mwanda nabashije kuba nakisangamo. Ati none na Mr. Kim, ati yabashije kuba yambwira ngo muve mu maso. Supervisor rwose ahangaha yari yarakaye. Niko kuba yajugunya agakobwa ahangaha arangije arakabwira ati ntiwongere no kuba wankurikira. Niko supervisor kuba yakikatira arigendera. Mwibuke ibi byose agakobwa ni uko kari kuba kari kamuhaye kuri ka kandi yagakubise. Niko kuba katangira kuba kashyira amakosa ku mukobwa wacu Alice. Aravuga ati ibi ngibi unkoreye uzabyishyura. Ati tegereza urebe. Ati ubashire kuba unkoreye, ati uzabyishyura, ntawe uzabasha kuba wabicikira. Banange mbashishikariza kuba mwakirinda gukomeza kuba mwagira umutima mubi kuko nta kintu ubagezaho ndetse nta n'icyo ufasha ku buzima bwa muntu, ahubwo usibye kuba wahora ugusenyera cyangwa se ukaguteranya n'abandi bantu. Barakwereka ngaba baratashye ndetse bari basize Kim inyuma. Umugore niko kuba yafata telefone ahangaha. Telefone yatangiye kuba yamubwira ati Madame Alice ugombe kuba wakitabira ikirori kigiye kuba kuri kampani yacu. Ati kandi turakwinginze kuba waza. Ati tugiye kuba twakizihiza kubera ko supervisor na Terry babirukanye kandi urabizi bajyaga bagufata nabi. Akana niko kuba kabyumva karangije karahindukira akabwira mama wako ati mama, ati ndakwinginze ugomba kuba wajyayo. Ati ugaserebura n'inshuti zawe kuko ni ingenzi cyane. Ati ndaza kuba nakita kuri mushiki wanjye ndagusezeranya. Mama niko kuba yabwira akana kiwe ati ndakwinginze nawe. Ati reka mbanze mbe nabajyana mu rugo, mbe nahindura n'icyangwe kiremo ikindi cyangwe. Ati njye mu bandi nsa neza. Bidatinze mama w'abana yageze mu rugo, arangije aza kuba yafata imyenda agomba kuba yakambara agiye mu kirori cy'abandi ndetse akaba yakishimana na bagenzi biwe dore ko ngo bakorana muri kampani. Kumbe kureba ahangaha hari agakarito yari afite ndetse kariho inuza iya ngofero y'abami cyangwa se bambika abami. Niko kuba yavuga ati igicucu gusa. Ati imyaka yose. Kumbe yatangiye kuba yakibuka muri episode ya mbere muribuka umugabo bahuye akaba yamukubita ndetse akaba yamubyaza utwana tw'impanga. Niko kuba yavuga ati rwose iyi myaka yose, ati wabashije kuba wampemukira ibintu wankoreye. Kumbe mwibuke ya saha yabashije kuba yamusigira wa musore wacu Kim. Umukobwa kugeza iki gihe magingo aya ngaya yari akifite ndetse ari kuba yavuga ati kubera iki wambeshye. Ati kubera iki nakwizeye. Ati iyo nza kuba narakwizeye ibi byose ntibyari kuba byarambayeho. Ndetse muri ako kanya ya saha nayo niko kuba yayikuramo aho ngaho mu kabati ndetse yari agiye kuba yakambara imyenda agomba agiye kuba yavumba igikwe cyangwa se yavumba muri icyo kirori cyabo ndetse we n'inshuti ze wagombaga kuba wakwishima. Mbibutse uwamuhamagaye ni wa mugambanyi wacu tuzi ndetse twese tuzi witwa Terry. Umukobwa yageze ahangaha ndetse yari amaze kuba yakitegura ubona ko yambaye neza. Aravuga ati umwe mu bakozi dukorana yambwiye ko ndi buryo ibumoso sori mu cyumba kiri hejuru cyangwa se gikurikira. Niko kuba yaza ahangaha agenda arunguruka areba neza ahantu habereye ikirori ngabe yakinjira nawe. Kumbe kugera ahangaha yatangiye kuba yakumva umuntu ari kuba yabwira Mr. Kim ati Mr. Kim wakoze kubura ahangaha. Ati kandi nishimiye ku mikoranire turi kugirana muri iyi minsi. Ati ni iby'agaciro kubura ahangaha. Kumbe umukobwa niko kuba yarunguruka neza
arebye neza niko kuba yabona umugabo we yicaye ndetse ari gusangira inzoga n'undi mugore ndetse na assistant Jim ari aho impande yiwe. Jim arungurutse neza ahindukiye kureba neza umugore wiwe yari ari kuba yabareba, niko gutangira kuba yahamagara ati nyakubahwa Kim, ati nyakubahwa Kim reba ahangaha ku ruhande. Kim nawe niko kuba yahindukira arangije abona umukobwa mu idirishya ari kuba yamwitegereza. Ese none hari buze kuba yamubwira bibiki, ari buze kuba yamusobanurira iki? Ese umukobwa araza kuba yabyumva ibyo ari bumubwire? Ese wowe uri kureba inkuru yacu uratekereza ibyaba ngaba biri buze kuba byarangira gute? Ese we na assistant Jimmy baba bagiye kuba babafata? Icyo usabwa ni ukudukorera subscribe utazacikwa na episode izakurikira iyi ngiyi, ndetse ujye no muri comment tubwire ukuri kumva agakuru kacu. Niba kagushimishije udukandire kuri like, ndetse ntiwibagirwe no kuba wadukandira kuri share kuko ni ingenzi cyane. Ciao ciao.